mbere na mbere Imana icyo bakubwira ngo buriya rega usibye imisozi idahinduka cyangwa se ariko abantu tubumba guhinduka iteka ryose kandi aka kanya igihe cyose umuntu adahindutse nabi ahinduka neza ubundi bari asenga gape usenga mu rusengero bisanzwe ko n'ubwa mbere numvise atangira ateye isengesho mu rugo nk'uko nibwo bwa mbere byaba mwumvana urumva ko ari agashya rero kaje nyine abonye numva bincanze. hayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza wowe natwe umunsi ku wundi reka nkubwire ngo Imana ikomeze igukomeze mu byo urimo byose reka nshimire by'umwihariko wowe wakoze subscribe share na comment kuganira byacu ni iby'agaciro kuba udukurikirana rero mbwira nawe utarayikora kugira ngo uyikore kugira ngo ujye kudukurikirana ibiganiro byacu dushyiraho umunsi ku wundi. Uyu munsi nifuje kugira ngo tuganire n'umuryango byinshi bitandukanye. Hari byinshi umuntu aba yibaza wenda kubijyanye n'ibyo mu rugo, ngira ngo ni SHANIA n'umugabo murabizi, twazamutse amashyamba tumanuka yandi ariko nubundi turacyagenda kuko urugamba ruracyakomeje. Rero uyu munsi tugiye kuganira n'uyu muryango kuko hari utuntu tumeze nk'utubazo umuntu aba yibaza ariko aba atarabonera ibisubizo. Gusa niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira kuko hari ibyo umugore adasobanukiwe kandi nyamara wenda umugabo ari mukuri kwe. Niyo mpamvu rero twageze mu rugo tukavuga tutireka tuganirize madamu nk'uko yatuganirije ariko abigwire n'umugore kugira ngo umudamu nabashe kumva ko ibyo yatubwiye ari ukuri cyangwa se n'ibyo barimo abatari mu bintu bibi ko abari mu bintu by'ukuri. Reka mbanze mpe madame ikaze. SHANIA tuguhaye ikaze. Nanone kuko n'ubundi twari guhaye kuko urarihorana ariko turongeye turakwakiriye. Martin nawe ubwo ndumva turi mu mwuka umwe. Imana bamugisha kandi bikomeze bishimire. Nongeye kwifuza amahoro y'Imana. Akantu ko gutangira ikiganiro Martin yishe yuko twajya muri byinshi nuko nando guca mu ijambo mu byawe twabanza tugasenga. Ubura twirageje Imana niyo mujyana wa byose. Ibi byose tuba turimo rega bura no kububuntu bw'Imana. Birembo tugasenga ntangorane ariko twambere byose twatara karembo gatoya twagafatanya. Nta kibazo. Muri iyi minsi icyo uragitegeka kike kibe nkuko kivuze. Uzikurinda Mana we uzikurinda Mana we uzikurinda undi ndiyo mubyeyi uzikurinda undi ndi la famille uzikurinda Mana we uzikurinda. Buri Imana yacu rero ni nyembabazi. Buri Imana ikunda, Imana ntiyanga icyaha. Imana buriya ntabwo yanga icyaha ubwo yanga umuntu uticuza ibyaha byiwe ngo yereke ko akeneye gukizwa. Yego. Niyo mwanya rero bamvuze nti tubone twiragize Imana kujyana ibyo tugiyemo nyagasana yobora. Ni nabyo byiza ariko. Duce bugufi dusenge. Witeka Mana nyiringabo, witeka mwami wacu turagufuna turaguhimbaje. Twongeye gushimira kandi tugarutse hano kugira tuganire n'inshuti zacu zadusuye muri urugo. Komeza ubeze kandi batunganye mwami ubarengere. Ibiganiro bibazanye mwami biyobore natwe kandi duhe imbaraga zo kubaganiriza no kubakira tubikuye ku mutima. Ngo nituza kurangiza nabo bagasubira mu nganda zabo komeza ujyane nabo mu byo bakora byose. Nongeye kukwereka madamu wanjye mwami nkuko marambe gutura mu byifuzo byanjye. Komeza ubane nawe mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ubwo tuzabona urugamba turiho rugenza amahoro tuzakomeza dusinye izina ryawe. Byinshi tuba dufite byo kuvuga kuko ibyo tuba dukenera urabizi. Niyo mpamvu duhiniye aha ngaha kugira ngo ukomeze twiyoborere. Izina rya Yesu urakoze. Amen. Ikintu gishyashya muri urugo kandi gishimishije no kuntu Martin asigaye abanza Imana imbere. Ahubwo ngiye ndumiwe mu bwa mbere mbere na mbere Imana. Icyo bakubwira ngo buriya rega usibye imisozi idahinduka cyangwa se ariko abantu tubumba guhinduka iteka ryose kandi aka kanya igihe cyose umuntu adahindutse nabi ahinduka neza. Ubundi bari asenga gape usenga mu rusengero bisanzwe ko n'ubwa mbere numvise atangira ateye isengesho mu rugo nk'uko nibwo bwa mbere byaba mwumvana urumva ko ari agashya rero kaje nyine abonye numva bincanze.
nta byinshi ariko si bibi ntabwo ari bibi gusenga ntabwo ari bibi aricyo kibazo n'uwese nicyo gituma meza nkaho utanyizeye gusenga yanjye ikibazo mfite ni ikiheze nuko utagishaka kumvugisha cyo gituma umuhamagara itangazamakuru njye ntabwo nabahamagaye yewe wabonye mbahamagara se nta muntu yahuruje urumva ntago yagize ahuruza buriya naje gusanga nta muntu uza w'abantu rega keza yenge nkubwiza ukuri sibyo kandi ibintu byanyu bituma mva mu mwuka kanini kuko yewe niba nkuye nkubwiye ngo ibyanyu mbirimo gutya ndi muri gahunda zanjye hari ikiba cyatumye mbifatira umwanzuro rero niba ngiye n'Imana yanjye tugomba kujya inama tukiherera mu cyumba cy'amasengesho kuko ariho umwanya mba mbonye kandi reka mbikore mu gihe mbiki kuko nakererewe kubikora narashayaye nca muri byinshi bitandukanye hahandi najyaga nererwa guhangana n'umudamu wanjye tujya muri byinshi nta mwanzuro byari ibicumuro cyane nta mpamvu rero kujya ngende ngoma mu bintu nk'ibyo ngibyo rero hagati aho ngaho ndahamya neza ko aho nagarukiye mu rugo nta bintu bidasanzwe yambonyeho usibye kuba nyine atambona mu rugo nk'uko bikwiye icyo gihe cyose ariko aho ndi warahabonye aho mba ndi narakweretse kuba narakweretse rero numvaga nta byinshi byo kugerekaho pe ariko Imana yo mu ijuru uriya niyo iri mu mitima yacu ikamenya ibidukwiye ikamenya koko ese ibintu turimo turi kubikora tubikuye ku mutima kandi ndahamya neza ko buri umwe wese ibyo ndimo bitabaye ari nko kwigana nawe yanabikora kuko ni akantu kagufasha kagatuma wumva ko urugo rwawe ari ubiteguye kurwiyoborera ariko nanone tugarutse inyuma hari ikiganiro umugore twagiranye kandi yifuzaga ngira ngo nawe arahari sindi umuvugire yifuzaga ko wamusobanuriraho ku byo yagutekerezagaho cyangwa uburyo yibaza urwo rugendo rwe rw'amasengesho urumva ntabwo yari abizi ugenda abizi ariko we ntabwo abisobanukiwe nta nubwo arabimenya ishane nagira ngo bimwibarize nk'uko wabyibazaga tukabiganira umugabo we nguyu njyewe ndabizi yansobanuriye ariko ndifuza ko wamubaza ikibazo ufite nk'uko wakimbajije hanyuma nawe akagusobanurira mu buryo yadusobanuriye kuko wenda wowe ntiwabashije kubyumva ariko nagira ngo umubaze impungenge ufite cyangwa ibibazo ufite abashe kugusubiza ngiye ikibazo cya mbere mfite ndabizi neza nta kazi ufite muri iyi minsi kumva ni ukuntu ugenda utambwiye ahantu ugiye hasigara mpangayitse ntazi ngo wiriwe kandi mbizi neza ko nta kazi ugiyemo ibyo rero nta byinshi bihari kuri ibyo ngibyo kuko ntaho ntago mba ndi mu bibi nubwo utambona ahangaha ntabyo mba nziraga kuko niyo nguhamagaye urambwira ngo urabona nta nyine bikanje ni ikibazo cyabayeho nta nubwo kigoye ahubwo navuga ngo ushimire Imana ko ni ibisubizo kuko akanya mara hariya kweza wabonye mba ndi na ahantu hashobora kuba umusaruro narenze nakakazi nashaka kwirirwagamo nkatanana navunaguritse nire nikorera iyo mizigo ya rubanda kugira ngo baza kubona ibyo birayi ariko nabyo si bibi iyo mbibonye ndabikora kuko burya ubuzima nyine ngo ni igice no mu kanwa pe burya utakuze ku muntu ntago wabaho ni na ngombwa n'Imana yaravuze ngo tugire ubwenge kandi dukore ufite iki ngo mpereho cyane iyo utanze ubushake bwawe n'imbaraga zawe rero igaragaza ko ushaka kubaho cyangwa hari ibyo ukeneye ugomba kugira ubushake Imana ikabona aho ihera Imana ikabona ko ufite iryo shyaka ni kubwiyo mpamvu rero navuze ni n'ubundi niba ntabonye ko icyo kiraka ngo nkijyemo amasaha 2 namara hari ya mu gitondo na nimugoroba nkiyambaza Uwiteka haza nkakuru turimo dusanzwe hano mu rugo banumva nta kintu bwangiza ahangaha kuko n'ubundi nawe imbaraga ufite ni nkeya ntago uri wa muntu wo kwiyoba ngo mbari siporo manyene kumukoresha ndazimukoresha bikarangira tugataha mba numva nta birenze kuri ibyo ngiye numva nta cyamba nimo sinze ko bikubangamira kweri urumva ntago abaza ahantu uri ntago hagoye rero buriya ariko ntago wahamubwiye mba ndi mu cyumba cy'amasengesho nsenga
ntago ari ibintu ushobora guhisha kuko n'ubundi tukajyana ibintu by'Imana buriya nta nubwo bihisha biranigaragaza nyine mbwiye tukajyana imbaraga ufite zo kwirirwa nkujyana kwirirwa nkuzengurukana kuko iyo ngusabiye ku Mana nzi ko ibyumva nyamara buriya yahagera urumva mu cyumba biziko buriya urikubona hari twagiye yahagera nawe ariko ntago byamugora kubera ko manzi intege afite ko ari nkeya manzi intege afite ni nkeya pe niyo mukoresha siporo buriya nyine ndamujyana ariko nkamugarukiriza hafi aho ngaho ngiye nyine nk'umuntu w'umubyeyi mbanumva mwubashye nkanamutinya nkumva nta bintu bigoye namukoresha yego kandi nanjye kugira ari ahantu nzi ko keza nawe ko wabonye uyu muntu yahashobora utaha kare mwana utaha kare hari ahantu nabonye ari danje ya isaha amavira niriyeyo kandi mba nzi ko rwose ibintu bizagenda neza shana urasubije kuko akaraga mba ndiho ntago ari akubusa keza ibyifuzo nahaye Imana yampaye ijambo nyamukuru kandi nzi ko uzabinezererwa Imana niyo nayo yakubwiye ngo teka kunganiriza ibintu bizagenda neza atera ibicumuro niyo mpamvu navuze nireka mbitwaremo gakeya niyo mpamvu bitama guceceka Imana ture mu masengesho byose mbiragize Uwiteka mbese wanga kuvuga kugira ngo udateze ibibazo cyane pe none se ko ari igihe ushaka kuganiriza umuntu atari muri mundo ugasanga bibaye bibi kandi kwicecekera buriya bitera nta wundi mutima mubi nk'use hari ikibi nkeka ko nigaruye ku bushake akora yindutse hari uburyo mbere mwabanaga n'uburyo ubu bimeze si kimwe ngo hari ukuntu wahindutse ushaka ko ari kubera wenda mu masengesho usigaye ukora uburinzi ndiho keza ntiragije Uwiteka ngo anjye imbere Uwiteka ngo azaba ari kumwe nanjye mu ruhande rwanjye ntacyo nazifasha kuri urugamba ndi kurwana ntacyo nazifasha sinjye kukubeshya rero nta umwanya mbanze rwose mfata umwanya uhagije wo kuganira n'Imana kuko nicyo gihe nanjye mbonye ariko yumve ko nta kindi cyaha kiri imbere rwose narabwiye n'ujya ubona wowe ntanahari ntukajye utekereza ibibi ahubwo ujye utekereza ibyiza kuko mba nagiye gushaka ibyatuma tubaho kandi niba ntazanye amaronko yo kurya ariko aya masengesho nasenze abazayaza nayo yadutunga kuko buriya inzira z'Imana zirenga 1000 sheri niba ntabonye ako kazi dushobora no kureba uko twiragiza Uwiteka akabituyoboramo neza basi ugenda umbwiye niba nk'umwanda ko tutanajyana kujya ugenda umbwiye ati ngiye gusenga amenya aho ugiye n'igihe uri butahire kuko urumva ariko buriya reka nkwereke ikintu cya mbere gihari ntabwo ibintu byose ari ngombwa kubivuga kuko ushobora no kubivuga ari rubanda akagira ngo ni kagakungu kandi bisanzwe ngo ubugiyemo ariko ntago baragakungu buri wenyine gusa buriya n'Imana iravuga ngo ntitukajye kuvuga ngo ibintu byose tubikora ngo ugiye gusenga hari ukuntu umuntu afata gusenga akitwaza n'ibindi byose umwanya wose akawumarira mu gusenga kandi mu rugo hari biri gupfa niba ufashe umwanya ukavuga uti ngewe Martin ngiye gufata umwanya cyangwa icyumweru nsenga wifata ibintu byose ngo ubyice cyangwa se gahunda zo mu rugo uzirengagize ngo ibyo mu rugo byangirike ngo uvuga ngo ugiye gusenga buriya n'Imana ushaka kujya kuyisenga mu rugo hari ikibazo utakemuye n'Imana ikabona ko nyine hari ibyo wishe mu rugo kugira ngo ujye gusenga kandi buri kintu cyiza banza utegure mu rugo uhave umutima ukeye uhave nta kibazo ufanye n'umugore umubwira uti madamu rero ngiye mu cyumba cy'amasengesho ngiye kwiherera n'Imana buriya nibyo byiza kuko n'impamvu yahangayitse nuko ataraza ahantu bugiye yewe buriya impamvu mba numva umutima wanjye ubohotse nuko ntacyo mba mfite mba nabimi umvuge ngo wenda ngo nabacinze hano ku ruhande sibyo icyo gihe umutima wanjye ubohotse rero mba numva nta cyasha mfite kuko buriya byaba bibi hari icyo mbacinze bagakenera nk'iyo sukari mfite ububasha bwo kuyibagurira sinyigure nkaba numva ko nyine hari ikintu ndi kubakinga hari ikintu nashaka kubabwizamo ukuri kubahisha ibyo rero nibyo byaba ari bibi cyane kurutaho ariko ngewe niba imbere yanjye mbona ko ibintu byose nagerageje nkoresha imbaraga zishoboka ntabwo biri gukunda fasha umwanya wo kujya gusenga Imana mba numva ntacyo nangije gusa ntabwo nenze ko bikugwa gutya
Narinzi ko bikugwa nabi ariko zikubana n'umugabo mutaganira niba binakubangamira rwose zikubana n'umugabo mutaganira niba binakubangamira baza ko kikoso Imana yumve ko gusabye imbabazi mbekuye ku mutima wumve ko nta bintu birenze bihari je gusenga nawe umutima ukeye n'umutima w'umugore ukeye ngenda kubabariye ariko nanone ukikosora jye mbwira ngiye gusenga wenda nsigare nkushinze ibindi abari ngiye gusigarana urwo rubanza wakaye wagakemura numva umutima wanjye bohotse buriya kubera ko icy'ingenzi banjye niba navuze nti bino bigende gutya ibintu bigende gutya nkabona izo mbaraga zo guhitambishira mu ubwo buryo ntago ziri gukunda avuga ntereka ngende hariya nje gukarago mvuge ni dore Mana niwe ujyana byose ibi ngibi ubyiyobore kandi ubihe imbaraga zawe ubibemo banumva nyine ko ubwo bushobozi kuko mbibwiye banumva iyo mbibwiye mu ijoro ari ifite ubushobozi bwo kubikemura ariko ni nta hundi niyo mpamvu rero banumva nta cyaha mbaze nkoze kuri wowe gusa we niba bibaraga nk'icyaha umutima wubohoke nta bibi mba ndimo nta bibi mba ndimo kuko igihe wamaze nkeka ni kinini ibintu byose narabyicuje n'Imana yarabimbabariye namaze kuba umwere ku Mana kandi nzi ko nawe bigomba kukubamo kumva kumbabariye bigomba gushira bizamatse ko nawe rero nawe ntabwo nabura kutagushimira buriya nanone buriya n'ukuri kuko bino bintu yewe ntabwo nzibagirwa ijambo wigeze umbwira umunsi usanga ndimo ndatunganya ndikora udusuku mu rugo mbwira ngo ntango ngo uracyahangayitse ngo kugeza ngo umudamu abyaye ngo ntago wizeye neza nawe naje gusanga hari utanyizeramo erega turi abantu Martin turi abantu kandi kutakwizera si ukuvuga ngo nyine nta cyizere njya nkugirira ahubwo nyine ni kwa kundi uvuga uti umuntu ashobora kutubwira ikintu ntagikore nk'uko yakitubwiye birashoboka cyane ariko kuvuga ati wenda Martin reka njye kumusura ndeye kuko ko inshingano ari kuzikora neza kuko nk'uko ubushize wagiye ntitwatekerezaga ko nabyo wabikora ko warabikoze kubw'impamvu yawe rero washoboraga kutubwira ko ugarutse mu rugo kubw'izindi mpamvu zawe ukagenda niyo mpamvu navuze ati reka nze mbasure menye neza niba koko waragarutse tugushimire cyangwa se niba utaragaruka tukugaye buriya umuntu yakoze neza uramushima yakora nabo ukamugaya birumvikana kandi twaraje koko dusanga birimo neza uri mu masuku rwose uri kwita ku mudamu twaragushimiye ndetse n'abantu benshi baragushimiye rero ikindi naje kubasura bisanzwe nta n'ikindi cyari kinzanye nibwo umugore yambwiye ati ntago ari hano yaragiye nako aragenda nyine ntituganira mbese we yambwiye ko mubanye neza gusa nanone harimo ikibazo gusa nyine kidakomeye kubera kutaganira gusa ukabyuka ugenda nawe tekereza ufite umudamu akajya abyuka agenda utazi aho agiye nkuko SHANIA akajya abyuka agenda akirirwa iyo ukabona atashye watekereza iki ikintu cyatumye mfata uriya mwanzuro na bucece umukobwa w'intyoza sibyo kandi hano hantu mba ndi nihoro ni hatoya urumva hantu ashobora gukora ibintu nze mfukame imbere hari umwana ndi haba hari abantu abakino hano umwana wanjye ashobora no kwibaza ngo se byagenze bite papa bite nyine babona ari ibintu nawe atazi byagenze nta nubwo wakiherera neza ntabwo ibyo ari ibintu byo gukora imbere kandi icy'ingenzi ni uko nta rwango mba nabikoranye ntabwo mba n'abasimbanzi nta rwango ruba rurimo nta kimba nagiye gukora ibintu byose mba nabiragije Uwiteka ari kubikurikirana kandi kuri gahunda kandi Imana buriya n'umurengezi cyane njyewe ikintu cyantunguye no kukubona urimo gusenga SHANIA wenda ufite uko waruza umugabo wawe wamagani wavuze uti twasengaga ariko n'ubwa mbere mubonye atera isengesho akanaririmba kuba wumvise umugabo wawe yarakiriye agakiza mu buryo bw'ibanga rikomeye wabyakiriye gute bibaye ari byo by'ukuri byanezeza kuba ari byo nibyo bihozeho nyine kuba ari byo bwo nibyo cyanezeza cyane niyo mpamvu dushidikanya se ko nta yaba atari byo nibyo kuki utari kubyemera kandi ubizi no kuva ku nzoga nuko byatangiye nabwo ntiyemeraga kutanywa ntabwo yabyemeraga yaba yaravuze ati aho gusiga uzi unyihishe
ugataha wazinyoye birangira akomeje gushyiraho nyine urabizi ko abagore mukunda kugira utuntu two kuneka twinshi arakomeza akoresha ubuhanga bwiwe yahawe Nyagasani byose ni Imana ntabwo uramutsinda ntiyagufata birangira buzahera aravuga ati Imana yakoze ibi n'ibindi zabikora siwe kureka inzuga byaragukundiye ntabwo byigeze bikugora byaramfashe cyane hari abantu barakira inzuga bikanga ikintu cyatumye mpitana binanjyamo cyane urabona biri mu bintu byatumye nshwana n'umugore wanjye kandi ntarabyifuzaga mu buzima maze gushwana nawe urugo rutarimo umugore mbona ko ruba rubuze ikintu gikomeye narasitaragorinze muri iyo minsi namubuzemo kandi byose narabitewe iki n'inzoga mu kugenda ntibyanyorohera ndibwa maze kwibwa nabyo bitewe n'inzoga nasenze Imana mu mutima wanjye icyo gihe kandi sinapfaga gusenga pe kwa kundi ariko umuntu avuga ati Mana ningira amahirwe kongera kubona umugore wanjye agarutse mu biganza byanjye iyi nzoga yatumye nshwana nawe ikankoresha amakosa uzampa ubushobozi bwo kuyivaho nivuyemo shyamba ryawe ugira umunwa nawe ubwo rero Imana yarabimfashijemo koko ibyo nayisabye nanjye nibyo nayisezeranyije narankundira ni nayo mashimwe yose mba ndimo yuko ibyo nayisabye kandi yamaye kubishobora nta bindi ikomeze guha ubushobozi cyane pe kuko hari ukuntu umuntu akizwa ntabure ibigusha subizi nkuko wayobotse agakiza pe hari igihe uvuga uti ngiye kwiha Imana senge nsabe ibi n'ibi ariko ntihabure ibigusha ntihabure imitego igutega ntihabure utuntu tugenda tukwanduza tuguca intege ariko inzira urimo n'ibihe murimo gusenga byo birakwiye mubaye mubibashije ahubwo mwese mwajya mufatanya n'ubundi buriya cyane cyane amasengesho yafatanyijwe bituma ugira ishyaka no kumva ko nyine mugaterana imbaraga yego ariko urumva nk'uburyo nanjye byanjemo nkumva ko ngomba kubikora numvaga nyine atari ngombwa ko najya mujyanayo numvaga atari ngombwa guhita mbimubwira wandika mbe mbikora kuko ari umuhamagaro kambikore kandi mbishyiremo umwete kandi ubu tuvugana keza ijwi ry'Imana asigaye ndyumva niyo yambwira ati fata Bible yenda ubwirize isoko hana banumva kubikora ntabikora nta nino kubera ko nyine mba numva ko bikurimo hari icyo yanyijeje kandi ngomba kuba umuyoboke wayo koko wanjye nkayubahiriza ibyo sabwa kuko mba numva nta cyaha kibirimo oya nta cyaha ubwo ni byiza imbaraga zanze nsigaranye reka nzikoreshe nkorera Uwiteka kuko keza twakoreye abantu tugira ute ariko ntago twashima nagiye muri Kenya ndakora ariko ikintu gitangaje ubu ngubu ni uko nakoreraga ari boss nta muhamagara ubwira umuryango wanjye ko buraye wampaye 10,000 wangiza nicyo gihe ahita ambwira ngo kutakinyingiriza uransaba amafaranga mu ruhe rwego nibyo ari ntacyo dupfana ubwo rero reka akanya asigaranye njye nkuraho aho gukoresha imbaraga shaka ibyo bitunga umuryango ariko nakandi ngari Uwiteka niko bigomba kugenda kandi nzi ko Imana izajya inyumva ahubwo shane naho ujye umuteramo imbaraga wenda simvuze ngo nawe uzamuke wenda simvuze ngo uzamuke iriya misozi kuko irakomeye nawe wabyiboneye ariko byibura mu gihe wenda muri mu rugo aho ubashije mugafatanya gusenga kuko buriya ababiri iyo bateranye bari gusenga satani ntabonaho anagiye mbizi ko ariho agiye nanjye nasigara ariyo mudu ndimo burya biba byiza ariko iyo muri kujya mucengana munyura hirya ndaca hirya ntabwo ibintu bishobora kugenda neza gusa njye nabonye upfukamye uri gusenga uri kuririmba ndavuga nti Imana ikura ku cyavu kicuzanya muri n'ibikomeye kuko ahantu tuba twaraturutse hari ushobora kuvuga Marite siri gusenga Marite yakijijwe bya nyabyo ari kubitubeshya se niba umuntu akagutekerezaho byinshi ariko buri umutima wawe niwo ubuze ukuri wowe n'Imana yawe abantu ntibakaducira urubanza buriya dushobora gukora n'icyaha umuntu ucira mugenzi wawe urubanza utazi yuko ibintu uri muri kwiyaruraho amakara yego buriya dushobora ibihe turimo utiyambaje Uwiteka ushobora gutungurwa Yesu Kristo ari hafi kugaruka kandi agutwara intama ziwe yasize
kandi dusabwe kwitegura kubera ko ntago wamenya isani umusana umunsi nta muntu bizi n'ubu wakumva aje kandi tugomba guhora twiyejeje keza ntukaryama udasenze kuko rya joro risinziriyemo niba ushobora gusanga utabariwemo cyane rwose ugasanga wari utiyejeje byakuviramo umuvumo wicuza nyuma ubundi ikindi kandi baravuga ngo dushobora gukorana ibyaha ariko ntabwo wamenya aho umuntu yihaniye dushobora gukorana icyaha ukavuga ati ko nabikoze ndi kumwe na keza se buriya nawe Imana izamuhana kandi ntabwo uzi aho umuntu yihanira niyo mpamvu rero wamuganye buri muntu asenga ku giti cye tujye tumwubahira gusenga kwe ariko tutagiye guca imanza ngo tujye kuburana n'umuntu uko asenga nimba wowe usenga kurusha Martin ni wowe uzi uko usenga n'Imana yawe niba Martin afite uko asenga nyine azi uko abigenza kugira ngo Imana imwumve azi uko avugana n'Imana ye rero twese dusenga mu buryo butandukanye kandi dusubizwa mu buryo butandukanye dushobora kujyana gusenga hariya usengera mu ishyamba Imana ikugusubiza ukwawe nanjye ikansubiza ukwanjye kandi twasengera hamwe kuko dusabira ibyifuzo bitandukanye ushaka gusabira umugore wati Imana dufashe madamu azabyare neza njye nkasenga mvuga nti Imana imfashe umwana wanjye amere gutya urumva biba bitandukanye ariko Imana iyo igiye kubasubiza ibasubiza bitandukanye niyo mpamvu ngewe gusenga kwawe nabikunze bigaragaza nyine ko harimo gutekereza harimo kwicuza nyine wenda ibyaha waba warakoze ndetse n'imbere yanyu Imana ibafashe nyine uburyo ibyo mwanyuzemo ibyo muri kunyuramo ubuzima muri kunyuramo habeho gutuza hagati yanyu mubashe no kumvikana burya hari n'igihe muba mwubatse ku rugo rwanyu hatarimo kumvikana nuko kumvikana gucya kurimo bishire kandi n'Imana ibibyumva tuyisaba byinshi ariko iduha ibyo tugeneye niyo mpamvu rero tudahuma kwishimira nawe udukurikiye niba wamugana ukunda gusenga ijye ubikora ushishikaye kuko birafasha Martin ndumva rero nyasa nungana ku musozo icyo nifuzaga no gusobanurira madamu muri make nko ari wadusobanuriye ariko uramusobanuriye nawe yabyumvishe nizere ko nta yindi mpungenge usigarana SHANIA byakemutse ibibazo wari ufite ibaze ko twari twatekereje ko hari undi muntu ugiye kureba ko wagiye no kureba wumva ukuntu ubwonko butekereze mu minota havuzwe byinshi ndabizi havuzwe byinshi bishaka kunshwanisha cyangwa twabiketse sinakubeshya ariko atorera uburere ku gatotsi kari kajemo cyane ariko Imana yonyine yambwiye ko ari umunesha bizagenda neza nzi ko bizagenda neza pe ugomba no gutungana rero turi gusoza Martin agira ngo dusohereze nimba hari icyo yifuza kutubwira hari ijambo kuko uri kuvuga amagambo y'Imana cyane nabikunze nababwira nuko nabibutsa ko Yesu ari umwami n'umukiza kandi umwisunze wese nta abafite inkoni iremereye ntashobora gusitara ngo abure umwegura nta byinshi biba biri aho rero mujye muhora mwiragije Uwiteka kuko ni umurengezi hari indirimbo ivuga ngo Yesu ni umurengezi wacu situzakena rero ibyo turabashimira mwese mwadukurikiye ndetse mwese twabanye mu mihanda yose twagiye tunyuramo hari byinshi mubagiraho inama hari abo bari kubasengera murabona ko nabo bari mu masengesho rero dufatanye nabo gukomeza gusaba Imana kugira ngo ibabe hafi muri iyi minsi itaboroheye gusa bizagenda neza twese nidushyiraho imbaraga Imana izabyumva kandi bizagenda neza reka mbashimire mwese mwadukurikiranye kugira ngo twagira ngo dukemure wenda tumwe mu tubazo madamu yibazaga ariko byakemutse twamenya ahantu Marita bari kandi naheza mu by'ukuri ni ahantu hagura benshi gusenga bura harabo bigora ariko iyo ugize Imana ukabishobora kuko bisaba kwigomwa byinshi iyo ugize Imana ukabishobora rero ubukomeye reka rero twizere ko mwese mudukurikiye muzakomeza kubaba hafi nanjye mu mbaraga nzajya mba mfite nzajya muba hafi reka dusoheze hano tuzakomeza tubakurikirane kugeza igihe bagiye kwibaruka dusoheze mu kiganiro cy'ubutaha